Mukobwa wanjye hano mu rugo wanjye niho mba ukora tiraje zitandukanye nuko ni hano ushobora no kubona akazi n'ahangaha uzajya utaha hano ikaze ni karibu wisanzure wiyumve mu rugo ariko rero reka ngusabe nizere ko uzambera umwana mwiza hakumere ntabyabere haguka winaniza mbabara basi ntambabazi sohoka ntabwo nzongera fata uwo mupira usohoka ujya hanze mbabara ntabwo ufata mbabara basi haguruka mbabara mere Isikura muntu yaranyishe we. uriya muhungu se wa mama w'inshuti yacu Reka uwuhise. wa wundi dusengana Sinakaye sarike cyangwa mana yanjye. cyangwa ari ibyo Urase se umujura yabaye umujura se. reba ibikapu bibiri afite none se buriya ibi bintu arabizi mama we reba Ntago mbizi kuko yaba bizi nawe wenda hari cyane yarabitubwiye ariko njye numva bindenze cyane biranababasha kubona mama we ukuntu mama wari umurokore ntago asika afite umwana w'umujura ngana kuri umva nk'inshuti ze niyo mpamvu tugomba gufata icyemezo tukajya kumureba tukabimubwira ashobora kuba atabizi arega abana b'iki gihe babaye ibirara ashobora kwigira mwiza mu rugo ariko yamara kujya mu kazi cyangwa gusenga agasigara akora ibindi ejo byazahura n'ikibazo gikomeye ibintu byari bikwiye ahubwo se tuzamusuka ryari biriya bintu ni ibintu byihutirwa na nimugoroba mu kanya tujye kurakora mu rugo noneho kabone tutigeze tunabonana uyu munsi okay birakwiye ahubwo reka dushyiremo amayinite mubaze kuri telefone nimba ari mu rugo none tubone kucayo nta kibazo byari bikwiye tuye ahantu heza ariko ndahishimiye yes haratuje urakoze cyane ariko ntabwo bameze nk'ahariya muri kiriya kibahima cyawe ko ari hanini ni u Rwanda hariya se wagira ngo ntihasigaye hasa nk'aho hatumize dusigaye tuhari turi twenyine n'uriya mwana aha najyaga nza kenshi hariya barabimbwiye sure yes njye nari nzi ko nta makuru ufite yaje kubimbwira arambwira ati ariko wa mukobwa utereta nyirasenge ajya akunda kuzana n'inshuti yacu ndavuga ati ndifuza kuzamumenya okay nuko najyaga nza ngasanga noneho uko nifuzaga kukumenya nawe niko wifuzaga kumenya really nga ngo jewe ariko nakuriye amakuru yuko ukunda umukobwa wanjye kumbi barabikubwiye nawe ya nari mbizi gusa birababaje ntabwo nifuzaga ko twamenyana muri ubu buryo numvaga ko nakwifuza kuzamenyana namwe imiryango igaterana ikaganira ariko ntabwo Imana yabyemeye ni kuri yabishatse ariko ntabwo byambuza kujya nza kubasura tukaganira ikibazo mugize ngishoboye nkabafasha nanjye icyo ngize mbega tugakomeza kuba umuryango buriya abantu tugira ibyo dukunda ariko Imana yikunda kuturusha kuko niyo ituyobora ni umugenga wa byose twaramukundaga ariko yo idukunda kumurusha ahari njyewe njya mbwira abantu nkabwira n'abavandimwe be Imana ishobora kuba yaramusaruye bitewe n'uko yabonaga adashobora kwihanganira ibigoye by'isi ariko ntacyo nubwo nkumenye byaragenze gutyo tukaba tumenyanye ntacyo Imana iradukunda tuzabona n'undi byose dusubire mu rusengero dusubire mu rugo twamaze tuba abavandimwe nk'uko bivuze uvuze neza cyane Imana izagushungusha
najyaga nifuza kuza kubasura ariko nubwo naje ntinze ariko akazi karamperanye kubera ama business asigaye atwaye abantu ujya mu kazi ukumva kakumize wese hamuhora mugira gute kubona uko wita ku muryango bikaba ikibazo dore ko ubu ngubu na wa mugore wa mukuru wanjye yagiye hanze hari akazi yabonyeyo. Wow, good. Ngubu dusigaye ndi nyine na wa mwana wabo nawe turi kumwe mu rugo sibye ko namuzaniye n'agakozi kazajya kamuganiriza nk'irongora itazamwica. Muzaniye agakozi ni gakozi cyuzanye n'agakobwa n'agahungu ariko k'agaturage karaho. Jye witonda agahungu ku gakobwa ko nakana nubwo nakana karaho ngaho gaciriritse ubona. Yego ariko sinzi impamvu mwahisemo umuhungu ariko nkanjye nahitamo umukobwa. Ntabwo nzi impamvu mwahisemo umuhungu ni byiza niwe ariko jyewe nk'umuntu ureba kure n'ibituzengurutse nabo mpura nabo kenshi n'akanyinshi mpura nazo nose ntabwo wari wumva umugore waciwe inyuma n'umuzamu. Ntabwo ariko mbyifuza sinakunabibona ariko uzahindure. Ibyo ndabyumva nabanje no kubigiraho amakenga ngeze mu rugo ariko ambwira uburyo kibahuye n'akana bari bibye agatoragura mu nzira gutyo nimbona hatangiye kuzamo ibindi nzabwiragera ariko nabonye ari akana kagira agaturage ngo bari bibye telefone n'imyenda yako karaho kabuze iyo kagera kifashiriza kuko uriya mwana akunda gusenga cyane ati ngwino guha akazi numva ni umuntu ukibereye mu kuragira ihene n'ingurube kiraro ntabwo arasobanura kuko urumva rero ntabwo namushinja byinshi cyane muri aka kanya. Ntacyo gusa ujya utaha kare ubaganirize wumva ibibazo buriya uriya mukobwa ntabwo yabura byinshi ariko uko ugenda umwegera umuganiriza mwisanzuraho hari bimwe azakubwira atakubwira nonaho uri kure ye. Ngomba kuba hafi ni ingenzi. Abana bageze muri kiriya gihe bashukwana byinshi so numureka ngo business watashye bwije no zagerageza ndebe uburyo kinabitaho nubwo nanjye kaba kamperanya akazi buriya ntabwo byoroshye muri uyu mujyi uva aho ujya ahandi no gushaka ubuzima ariko zagerageza nite ku muryango. Rero ndumva ngusuye ndabona amasaha angeranye kandi hari gahunda narefitanye n'umuntu ntabwo utagize nibi ndabishimye. Tuzashaka umwanya twicare tuganire dusangire kuko nagira ngo menye mu rugo ubutaha nzafata umwanya uhagije. Karibu tuzajyana no ku rusengero rwacu dusure turebe nudukunda tuzagize dusangire Imana ibe yaduteguriye aho ngaho. Nta kibazo. Urakoze cyane. Reka ngende. Ibihe byiza. Imana ikurinde. Mani bro njye mw'iyi minsi nsigaye meze neza cyane kubera yuko nsigaye niturije ubu ngubu nta bintu by'ibibazo ngiye. Utuje gute man? Yo bro njyewe nanjye ubu nsigaye ndi meze neza sibyo urumva ndi muri diro zanjye kubi ubukaro nawe uko bitaje wana ukuntu ibintu ari wane. Nyamara muvandimwe reka nkubwire ibyo urimo ngo diro ushatse wava mu byo urimo ukazwa twigira kwisengera. Yo man utazambera nk'uya mukecuru wanjye uriya niwe ujya ubona narashe utuntu ngo ariko ngo wagiye usenga ngo mbamuteza abantu ese ubundi iyo mana itajya inabahereza n'ubwo bukaro man ibyo ngibyo man ni ibitekerezo biri hasi cyane man umuntu aba agomba gushuta ariko sinzi mazi n'ukuntu muba mutekereza none se nujya ubura amafaranga ngo bro ngo wamaye udufaranga
nyamara uba wibwira ko ari butuje kandi buriya uzabona ko nta muhoro umunyabyaha uzabona. None se wowe ahubwo uratuje kandi nta mafaranga? Ndaho nditurije. None se amafaranga se ntegereje iby'Imana izakora. Imana zizava mu ijuru amafaranga ariko agere ku ubudage mwana ukaza. Niyo mpamvu nakubwiye ngo umwana wabaye idage kuva wabireka abaye idage byahataye ngo Imana action. Nyamara bro ibyo bintu urimo uzicuza bitagishobotse. Ushatse wava mu byo urimo ukazwa twigira gusenga uzabona ko nta muhoro umunyabyaha. Ahubwo nawe umunsi umwe uzamenya yuko wayobye ubundi uze twigendere. None usanze iyo Mana itanabaho warayibonye ubundi? Imana warayibonye? Imana hiri Imana ikorera mu bantu kandi baravuga ngo umuntu wese yambaye. Ubwo rero nawe uzaze tugende turasabana kuko natwe turi Imana. Imana iri muri twebwe. Ushatse kwigira Imana ko batari badufata se ubwo natwe Imana iri muri twebwe. Mama kandi mushatse wava mu byo urimo. Bana bikoze ko babaye idage neza ndakureba mama ndaguze. Mwana wabanyishe yawisekera. Yawisekera ko ntago uzi ibyo. Ari ukuntu wari uriji. Mwana ari ukuntu nari muzi. Ariko ndikuntu usigaye usekeje. Uraje ubibone. Uraje ubone. Mwana none ngwereza gahombise. Cyangwa urashaka ico. Nyekure yose. Ariko akigisigayo. Kandi shayi umbo muvandi nk'ibyo bintu bitatu. Izakugora uzabe. Izakugora gutesa ariko mana ahubwo wowe banza wicara ahubwo witekereze. Amahoro ufite ubu ngubu n'umukanya ko nkono urahagurutse uri. Banza wicare witekerezeho ariko narimba nakorera amafaranga. Aho kugira ngo nicare mane mu rugo ngo meri ngo arangaburira ngo grand frère ekise mane nashakishije amafaranga. Rero niyo mpamvu utanaga kuko ibintu byose ubiryana ubwoba, ibintu byose bikorana ubwoba. Ariko reba uko nimere kuko umutuzo nsigaye mfite. Urabona hari ikibazo mfite. Ubu ngo reka nkubwire nanjye reba kano gashati urumva ureba aka gakeje aka ngaka n'akakazi urebe za keje wabonye cyagiye nsigaye ndasuboro none urenze bien uze manota muri ku cyangwe wiyambariye umenibona pare papa barayobye ariko umunsi umwe zagaruka mwana ndabizi. Reka nguhaye uyu mwaka notamamagara ngo bro ngo nonese ikibazo icyo kandi wazaga cya kimera ikiza kikushukashuka ngo ngwino wasanga ari n'igishuka mama